Yesu aguhire muvandimwe. Nongeye kunezezwa no kubana nawe muri gahunda y'ibyigisho by'uruhererekane bivuga ku ntwari mu kwizera. Tugeze ku munsi wa 18 aho tugiye kuganira ku ntwari mu kwizera yitwa Yobu. Twabonye intwari 16 zabanje, ubu aka kanya tugiye gufata iminota runaka tuganire ku butwari bwa Yobu. Nubundi uracyari kumwe na Tuyisenge Eulade. Reka dusenge. Mwami wacu dukunda, mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi nyinshi, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Aka kanya duciye bugufi cyane kugira ngo ibyanditswe byera bya bindi bufite ububasha mvajuru, reka mwami bigira ijambo ku mibereho yacu, kandi aka kanya umwuka w'Imana atubera umwigisha. Tugiye kwiga ubutwari bwa Yobu, kubyiga byonyine tudafata ingamba ntacyo byamara. Turagusabye mwami ngo ugukeneye intwari za none dushoboze kuboneka ku rutonde rushya rw'intwari z'uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje ya nsanganyamatsiko n'ubundi ivuga ngo intwari mu kwizera. Uyu munsi nk'uko mbikubwiye tugeze ku munsi wa 18 aho tugiye kuganira ku ntwari ya 18 yitwa Yobu. Ndagira ngo mbere yuko tujya mbere nongere nkwibutse iki. Iyo dusomye igitabo cyitwa Gospel Workers cyangwa se abakozi b'ababwiriza butumwa, page 262 mu Cyongereza handitswe amagambo avuga ngo kwizera kureba hirya y'ibibazo maze kukagundira Itaboneshwa amaso kandi Ishoborabyose. Kubw'ibyo ntigushobora gutsindwa. Kwizera no gukomeza ikiganza cya Kristo mu bikomeye byose bibasha kutugeraho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero tuganire gato ku muntu witwa Yobu. Iyo twiga intwari ntabwo tugendereye gushimagiza intwari zabayeho, ahubwo tugendereye kuzigiraho kugira ngo natwe Imana ibe yatwirata uyu munsi. Reka rero nongere nkwibutse, tugiye gufata akanya dusome mu gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu ndakwibutsa ko aricyo gitabo cya mbere cya Bibiliya cyanditswe, kandi cyanditswe na Mose acyandikira Imidiyani. Nyuma gato akurikizaho igitabo cy'Itangiriro. Ntabwo tugiye kujya mu bucukumbuzi bw'ibyo, ntagire wenda n'umuntu wazabimbazaho, ariko reka noneho tuganire ku butwari bwa Yobu. Ndashaka kukuganiriza ibintu 12 nagerageje kwegeranya nibura byadufasha kumva neza ubutwari bwa Yobu. Ikintu cya mbere nshaka ko dutekerezaho igihe tugiye kuganira ku muntu witwa Yobu, kugira ngo tumwumve neza, icya mbere nakise intambara ikomeye ireba abakiranutsi n'ababi. Ireba abakiranutsi n'ababi. Dusoma igitabo cy'intambara ikomeye kitubwira ku ntambara ikomeye, ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza 12. Mu ijuru habaye intambara. Mikayeli n'abamarika be batabara kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarika bacyo, nibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya bari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarika bacyo bajugunyanywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Umurongo wa 11. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Umurongo wa 12 muwiteho. Nuko rero wajurwe, namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe, namwe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yamamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Kugira ngo tuze kumva ibyo Yobu yanyuzemo, byari ngombwa ko tubanza tugatekereza ko byose bifitanye isano n'intambara ikomeye. Bifitanye isano n'intambara iri hagati ya Satani na Yesu. Bifitanye isano n'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Bifitanye isano n'intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ndagira ngo nawe nkwibutse muvandimwe, kuva ku munsi wa mbere wavukiyeho kugeza ku munsi wa nyuma wawe wo kubaho,
ubuzima bwawe bwose buzaba buri ku rugamba rw'intambara ikomeye hagati ya Satani na Kristo, hagati y'ikiza n'ikibi, hagati y'ukuri n'ikinyoma. Rero bitera agahinda kuba uri mu ntambara ariko utazi kuri kurwana. Turi kurwanirwaho n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kandi Imana irifuza ko tumenya urwo rugamba, tukamenya ko iri bugufi bwacu kugira ngo dushoboze kunesha urwo rugamba. Reka tujye ku kintu cya kabiri nshaka kuvuga kuri uyu muntu witwa Yobu. Icya kabiri nakise Edeni mu rugo kwa Yobu. Edeni kwa Yobu. Igitabo cya Yobu igice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku 5. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, ubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe mu munsi yitoranyirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, yo bakabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa biwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Iyi ngingo turiho iravuga ngo Edeni kwa Yobu. Uyu Yobu hari ibintu tubonye bimuranga. Icya mbere yari intungane, niko biribuze, yubahaga Imana. Ikindi akirinda ibibi. Ikindi niwe muntu wari ukomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba muri icyo cyerekezo cyaho. Ikindi yagize amahirwe abona umugore, kigeretseho abona abana, abahungu n'abakobwa. Ikigeretseho abona umutungo, yari umutunzi ukomeye. Ariko ikintu gikomeye kurutaho, yubahaga Imana. Abana b'igihe babaga bagize ibirori, Yobu yari umutambyi w'urugo rwe, washushanyaga umutambyi wacu Kristo. Yajyaga akora umurimo w'ubuhuza, agahuza umuryango we n'Imana, agatamba ibitambo, kandi ibyo bitambo byashushanyaga n'ubundi Kristo wari buzaze. Nuko agakora ishoboka byose kugira ngo amenye niba umuryango we ubaniye Imana neza. Yobu aratangaje. Yari umuntu uvuga ati, reka ndwanye ibyaha bigaragara, ariko akarenga ibigaragara, akajya no ku rugamba rw'ibyaha bitagaragara. Akavuga ati, ahari abana banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana. Nuko agakora ishoboka byose akaba umuhuza w'umuryango we n'Imana. Muri make umuryango wa Yobu wari nka Edeni ku isi. Igitangaje nuko umuryango nk'uwo n'uyu munsi ushobora kuboneka mu miryango y'uyu munsi. Ndagukwifurije. Ikintu cya gatatu, ni byiza kwitegura akaga mbere y'uko kakugeraho. Hari umugani mu Cyongereza namenye kera wajya kuvuga ngo, a forewarned is a forearmed. A forewarned is a forearmed. Mu yandi magambo, iyo umuntu yaburiwe kare abasha kwitegura urugamba hakiri kare. Nuvuga ngo iyo bakuburiye akaga hakiri kare, ubasha kwitegura urugamba hakiri kare, ugashaka intwaro zikomeye ku buryo akaga nikakugeraho ukazasanga uri tayari, ukaba witeguye kurwana urwo rugamba. Rero nshaka kubwira, ni byiza kwitegura akaga mbere y'uko kakugeraho. Yobu yakiteguye mbere. Reka wenda dusome igice cya mbere cya Yobu umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ntawuhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Mbere y'uko mvuga iyi ngingo, ndagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye. Ni umugisha kuba Imana yakwirata. Ni umugisha kuba Imana ishobora gutungura izina ryawe ikariratira Satani. Umva Imana ukuntu irase Yobu imbere ya Satani. Mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawuhanye nawe mu isi,
ko ari umukiranzi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi ni umugisha. Kuba uri mu isi Imana ikakwirata ikakwishimira, kuko Satani yaciwe mu ijuru avuga yuko iby'Imana bidashoboka, avuga yuko nta bakubaha Imana ngo byemere. Ariko Yobu mu isi y'icyo gihe yubashye Imana biremera. Satani aboneka imbere y'Imana agiye kuba umurezi w'abari mu isi. Twabisomye mu byahishuwe yuko ari intambara ikomeye nyine, yuko mu ijuru bavugije impundu, ariko mu isi bakagira agahinda kuko bari bagushishikara uko Satani yari abamanukiye afite umujinya mwinshi. Mu burakari bwe n'umujinya Satani yakoze ibishoboka byose ngo agushe Yobu amucumuze, ariko biramunanira. Maze igihe yari ajyanye ibirego imbere y'Imana, Imana iramusudira imutera igikuta, iramubaza iti mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhanye nawe mu isi, ko ari umukiranzi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? None muvandi, aho twebwe uyu munsi Imana yatwirata, yakora ikivugo ikatwivuga yuko turi abakiranutse twirinda ibibi twubaha Imana, ko aricyo kintu Imana yatangiye Yesu. Uyu munsi birakwiye ko tuboneka mu mugabane w'abantu Imana yirata. Mbese wababonye? Mbese Eulade wamubonye? Mbese Claude wamubonye? Mbese Claudine wamubonye? Mbese Jacques wamubonye? Mbese Jacqueline wamubonye? Mbese Ephraim wamubonye? Mbese ayo mazina Imana ikatwirata ku buryo Satani agwa mu kantu. Birakwiye ingingo naringezeho iravuga ngo ni byiza kwitegura akaga mbere yuko kakugeraho. Hari akaga kari karindiriye umuntu witwa Yobu. Ako kaga rero yarakiteguye. Wa mugani nakubwiye ngo if warned is for armed. Kubera ko Bibiliya yatubwiye mbere yuko hari umwanzi watumanukiye afite umujinya mwinshi. Ibyo rero Yobu yabimenye mbere, yitegura urugamba n'akaga azatezwa n'uwo mugome, maze ashira ubugingo bwe mu Mana. Yihisha mu mutame udasanzwe, yihisha mu Mana hakiri kare kugira ngo uwo mugome namugeraho azasanga arindiwe mu mutamenwa, ariyo Mana ishobora byose. None muvandi, aho waba wibuka yuko hari umugome watumanukiye afite umujinya, kandi ko hari akaga yitegura kugusukaho vuba bidatinze. None waba uzi neza yuko Imana yifuza yuko ugira imyiteguro y'akaga mbere yuko kakugeraho. Ni byiza kwitegura akaga mbere yuko kakugeraho. Mbese Yobu yakiteguye ate? Umva ukuntu Bibiliya yavuze, umurongo wa mbere. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi. Icya mbere yari umukiranutsi, kabiri utunganye, gatatu wubahaga Imana, gatatu kane akirinda ibibi. Iki ni ikintu gikomeye cyane nongera kuzirikana iyo nsomye muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Igihe ni iki kugira ngo dushake impamba mbere y'akaga. Igihe twiga Daniyeli, twabonye ko Daniyeli intwari twize, twabonye ko Daniyeli ntabwo yiteguye kuba mu mwobo w'intare ari uko yageze mu mwobo w'intare, ahubwo ubu Kristo yagize mbere yo kugera mu mwobo w'intare nibwo bwatumye ashikama ageze mu mwobo w'intare. Abasore batatu nabo twize mu ntwari, ntabwo ubu Kristo babugize ari uko bageze mu itanura, ahubwo ubu Kristo bagize mbere yo kugera mu itanura nibwo bwabashoboje kuba baneshi no kuba intwari bageze mu itanura. Nayo tugiye kuganiraho ubu Kristo gukiranuka yagize mbere yuko akaga kamugeraho niko kamushoboje kunamba ku Mana no kuyihagararira, ndetse no kuyitsindishiriza, ndetse no guhinduka ikiratwa imbere y'Imana mbere yuko ibyo abigeramo. Natwe nyamara biradukwiriye, buri wese afite ibye. Daniyeli ntabwo yagiye mu itanura, ntabwo ikigeragezo cyo kujya mu itanura cyamurebaga. Abasore batatu, ikigeragezo cyo kujya mu mwobo w'intare ntabwo cyari icyabo. Yobu ntabwo ikigeragezo cyo guhura n'itanura ntabwo cyamurebaga. Yosefu twize, ikigeragezo cyo guhura n'ibigeragezo Yobu yahuye nabyo ntabwo byamurebaga. Na Yobu ariko ntabwo ikigeragezo cy'umugore na gereza byamurebaga, ahubwo byarebaga Yosefu. Bivuze ngo turemwe mu buryo butandukanye, kandi niba turemwe mu buryo butandukanye
tugomba guhura n'akaga gatandukanye, niyo mpamvu tugomba kukitegura mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu ingendo y'undi ivuna. Niba wifuza kwibanira n'Imana, ukaba wumva ufite urukundo rw'ibyanditswe byera, ukaba wifuza guhindura imibereho, bikore. Ntawamenya uri kwitegura akaga kakurindiriye. Ukuri nuko hari akaga karindiriye buri wese, kandi ntabwo guhura n'akaga ari icyaha, ahubwo gutsindwa n'akaga wahuye nako nicyo cyaha. Ikintu cya kane twavuga ku muntu witwa Yobu, tugomba gutsindishiriza Imana. Tugomba gutsindishiriza Imana rwose. Yobu igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza 12 haranditswe ngo, maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko sugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko aba imbere y'Uwiteka. Ngaho rero Satani asabye Yobu imbere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire, burya hari igihe Satani adusaba maze Imana ikadutanga. Igihe kimwe Yesu yigeze abwira abigishwa bati, Satani yabasabye ngo abagosore. Burya hari igihe izina ryawe rigerwaho Satani akagusaba akagusaba, Imana yabona ushyitse ikagutanga, cyangwa Imana yabona ari ngombwa, yabona byagira umumaro ikagutanga, atari uko ikwanze, ahubwo ari ukugira ngo uyitsindishirize. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana iramubwira ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Njye nshimira Imana ko nubwo hari igihe Imana idutanga, ariko hari limite, hari urubibi, hari gasopo Imana iha Satani. Iramubwira iti, ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Mu yandi magambo, Imana iramutanze ariko imuhaye gasopo. Ati ndamuguhaye ariko gasopo, ubone ibintu bye ubigireho access, ariko ubugingo bwe gasopo. Nge nshimira Imana ko hari igihe yemera ko amatungo yacu Satana yahabwa, maze Satana akayararika maze agapfa. Imisaruro yacu bikarangira, ibyo twahinze byangiritse, bikarangira ku kazi batwirukanye, bikarangira ibibazo duhuye nabyo we. Ariko ndagira ngo mbabwire, nubwo bigaragara ko Imana iba yadutanze, ariko hari limite, hari urubibi, hari gasopo Imana iba yahaye Satani, ku buryo abafite ahagarukira. Hano hari ikindi kintu twahigira. Buriya nta kintu Satani ashobora gukorera umuntu Imana itamuhaye uburenganzira. Muvandimwe, niba wagezweho amagambo ukaba uri kuvugwa, ibibazo sinakubwira, ubukene sinakubwira, ku kazi sinakubwira, byanze, ukabona byanze, uzamenye ngo nta kintu Satani yashobora kugukoraho Imana itamuhaye uburenganzira. Inkuru nziza nakubwira nuko nubwo byaba biri kugusharirira, ariko biri under control of divine power, biri kugenzurwa n'ubushobozi bw'ijuru. Satani ntabwo ashobora kuza ngo agusyonyore uhinduke ifu burundu, ahubwo ubushobozi bw'Imana buracyari kukugenzura kugira ngo Satani atarengera. Haleluya. Satani ntashobora kurengera, akora iby'Imana yamwemereye kuri wowe, kuri jyewe. Reka dukomeze twumve umurongo wa 20 kugeza 22. Reka twumve, turi ku ngingo ivuga ngo tugomba gutsindishiriza Imana. Haranditswe ngo, maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Muzirikane ko turi kwiga intwari mu kwizera, kandi turi kwiga intwari ya 18 yitwa Yobu. Turi ku ngingo ya 4 ivuga ngo tugomba gutsindishiriza Imana. Umva aya magambo ariko, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose
yobu ntiyakoze icyaha haba no kubiherereza ku Mana muvandi. Aho ntabwo yobu adutsindisha, tugomba gutsindishiriza Imana. Rekeraho kuvuza induru. Imana yemeye ko bikubaho, yari izi ko ushobora kuyitsindishiriza. Niba kuyitsindishiriza byakunaniye, ni ukuri niwe wigiriye intege. Buriya Imana yari izi ko ubishoboye, kandi it was not in vain. Ntabwo twari kubusa. Imana yemera ko Satani abona akaribi wawe. Buriya hari igihe Satani ahabwa akaribi wawe, ntabwo rega buriya aba yarategereje igihe kirekire Imana ikamwima karibu. Rero igihe cyose Satani yaratarahabwa karibi wawe, Imana yari iri kugutegura ngo witegure urwo rugamba rukurindiriye. Niba rero utaragize imyiteguro, ikibazo ntabwo ari Imana, ikibazo ni wowe. Yobu atsindishiriza Imana. Reka twumve n'igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Mubimenye, Satani yasabye Yobu, Imana yatanze Yobu, yamuhaye Satani, ariko yamuhaye gasopo, hari limite, hari urubibi. Umurongo wa 1 w'igice cya 2 cya Yobu. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, ubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhoraga. Still Imana iracyatangira ubuhamya Yobu. Imana yemeye ko ibibazo bimugeraho, byamugezeho, ariko Yobu still he stood firm. Yahagaze n'ubundi ashikamye, ahagaze nk'urutare. Imana nanone imutangiye ubuhamya. Hakenewe abantu Imana ishobora gutangira ubuhamya. Niba Imana itagutangira ubuhamya, ntabwo uzajya mu ijuru. Hari ikintu nkubwira, abantu bazajya mu ijuru bonyine ni abantu Imana yatangiye ubuhamya. None muvandi, kujya witangira ubuhamya, aho abantu bo bashobora gutangira ubuhamya. None se datwimuke, ujya witangira ubuhamya, abantu bakagutangira ubuhamya. None se ni Imana ubwayo yagutangira ubuhamya? Yobu yari umuntu witangira ubuhamya, abantu bakamutangira ubuhamya, ariko apart from that, ni Imana ubwayo ikamutangira ubuhamya. Umva ubuhamya. Uwiteka arivugira ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, ubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhoraga. Umva, ubu buhamya turabukeneye bavandimwe. Turi kwiga iby'intwari mu kwizera kugira ngo dusabe Imana aho twagiye tubibigwari, ko ubugwari ko twagiye tubugirara, haba mu mvugo, haba mu mikorere, haba mu kazi, haba mu rugo. Imana itubabarire, kandi God's mercy is sure. Imbabazi z'Imana ni hame n'ukuri. Uyu munsi zirantegereje, kandi nawe ziragutegereje. Iyo nzibutse nibuka urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 9, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Imana yiteguye kubidukorera for free, ku buntu. Karuvali ni sinyatire y'imbabazi Imana yatanze, yuko yiteguye kuziha buri muntu wese. Turi kwiga intwari kugira ngo ubugwari twagize Imana ibutubabarire, ariko from now on dutangire natwe tubarirwe mu ntwari Imana ishobora gutangira ubuhamya. Twumva umurongo wa 5 wa 4 w'igice cya 2 cya Yobu. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo acunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa uba ari bwo wirinda. Still Imana yari yamuhaye hano, urabona imwongera urubibi, ati nari namuguhaye, naguhaye uburenganzira. Nukubera iki Satani ari kwaka uburenganzira hanga? Nuko nubwo Satani ari ikiremwa kiraho kiri kuzerera muri iyi si gifite ubugome, ntabwo abantu bari mu maboko ya Satani nubwo ari abanyabyaha. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, ariko aracyafite ishusho y'Imana, nubwo wenda yangiritse, ariko harimo agasura katari kasibangana burundu. Rero ako gasura niko Imana
niko Imana yakomeje kubungabunga bigatuma umuntu ategurirwa Satani ngo ajye mu maboko ya Satani byuzuye. N'uyu munsi Imana iracyabungabunga, iracyakomeza guharagata ishusho ya Satani ku muntu kugeza ubwo umuntu azongera akagira ishusho y'Imana. Rero ntabwo Satani afite uburenganzira bwo kutugirira nabi 100%. Hari limite ibyo adukorera, agomba kuba yahawe uburenganzira n'Imana. Hano yari yahawe uburenganzira, ariko uburenganzira yahawe abona ntabwo bwatumye Yobu yihakana Imana ajya kwaka ubundi. Imana irabumuha, ariko still imuha gasopi, iramubwira iti dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa uba ari bwo wirinda. Murongo wa 7. Nuko Satani ahera ko arasohoka imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Umurongo wa 10. Muzirikane ingingo turi iravuga ngo tugomba gutsindishiriza Imana. Umurongo wa 10. Ariko aramusubiza ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Tugomba gutsindishiriza Imana bavandimwe. Njya mbabazwa no kuba Imana byarayisabye ibintu bikomeye cyane, byayisabye kwihekura, byayisabye kwijishura umwana wayo. Ubu tuvugana mfite umwana umwe w'umukobwa agize imyaka 2, yujuje muri kwa gatandatu gushize. Ariko hari ikintu njya nibaza, njya mbona iyo yarwaye, njya mbona iyo atari mu rugo uba wumva hari icyuho, nkabikurura ngatekereza Imana yari ifite umwana umwe Yesu Kristo, ikamwijishura, ikamuha abantu apana beza. Ntabwo yamuhaye abantu beza, yamuhaye abantu babi, bamwiyiciye, bamugambaniye, batazemera igitambo cye. Benshi Imana iremera, iramwihekura, iramwijishura kugira ngo umunyabyaha nkawe akire. Mbega urukundo rutangaje, mbega ineza ihebuje twagiriwe. None se ndashimira Imana ko abantu bose batazanga Yesu. Igitambo cya Yesu ntabwo kizabura umumaro, kizagira umumaro. Ndetse Yesu ubwe yabyivugiye, umuhanuzi Yesaya yabyanditse neza muri Yesaya igice cya 53, yabyanditse neza. Hari umusaruro utegerejwe, hari umusaruro utegerejwe mu mvune no mu miruho no mu maraso ya Yesu. Yesaya 5:3 umurongo wa 10 haranditswe ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza no kuvuka. Umurongo wa 11 niwe nashakaga. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwawo. Amena. Ndashimira Imana yuko igitambo cya Yesu kitazapfuza. Wowe ushobora kucyemera, nanaka ashobora kucyemera, nanjye nkacyemera, ariko umugabane munini uzacyanga. Ariko icyo navugaga, tugomba gutsindishiriza Imana kuko yadukunze bitangaje. Yobu yatsindishirije Imana. Iyo yari ingingo ya 4, ndashaka ko tuganira kuri Yobu. Ingingo ya 5, iyi ngingo nagira ngo yiteho, nayise ngo ntukiringire ibintu, ntukiringire abantu, ntukiringire umubiri, kuko byaguhinduka nk'umurabyo, byaguca mu myanya y'intoki. None se mwibutse ikintu kiri muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Nige warokotse jyenyine wo kubikubwira. Umurongo wa 16. Akimara kubika ibyo, haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Nige warokotse jyenyine wo kubikubwira. 17. Akibivuga haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Nige warokotse jyenyine wo kubikubwira. Umurongo wa 18. Akibivuga haza undi ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo,
nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu maze inzigwira abo basore barapfa. nijye warokotse jyenyine ukubikubwira. noneho twasomye n'uburyo satani yibasiye umubiri we. ndakwibutsa muvandi, ntukiringire ibintu abantu, ntukiringire abantu, ntukiringire umubiri, kuko byaguhinduka nk'umurabyo, byaguca mu myanya y'intoki. ariko Yobu ubwo uramwibuka, Yobu igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 wumva, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingami 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. mbega uburyo tujya dufudika cyane. Yesu yigeze abivuga neza. Bibiliya ibiduhamiriza ivuga iti uwiringira umwana w'umuntu avumwa. hari igihe umuntu ajya agira ibyo yiringira, akiringira abantu ariko buriya mva abantu ntabwo bazi, abantu baguhinduka. buriya hakundana abanzi. nawe zindi gukurikirana Napoleon mu minsi ishize, harimo amagambo avuga, yavuze statement yavuze avuga ngo tugomba kwiringira yuko ahantu hari urukundo, bari abantu bakundana, tugomba kwiringira yuko umunsi umwe hazaboneka urwango bagahinduka abanzi igice. abantu bavandimwe, uwiringira umwana w'umuntu avumwe. dukwiye kwiringira Imana yonyine, niyo kwiringirwa. hari igihe umuntu yiringira umukozi, akiringira umukoresha, dukwiye kwiringira Imana yonyine. ntukiringire ibintu byagucika mu kanya gato. ni abantu bangana iki bafite ubuhamya buvuga bati nari umugabo, akose uyu munsi nari umugabo yahabwa intebe, akaba yari afite imodoka, yewe yarigeze agenda mu bihugu bitandukanye, ari umuntu ukomeye, ariko uyu munsi ubishaka ukabibura. hari ikintu kimwe kitazigera kigutetereza, hari umuntu umwe utazigera ugutenguha, uwo ni Yesu Kristo. Haleluya. indirimbo y'ijana iratubwira ngo niba kugira ruvumwa wisunga umwami Yesu. Haleluya. nta nshuti nziza nka Yesu. igihe ibintu byagushizeho uwo ntazakuvaho. igihe abantu bagushizeho ujye umwiringira. igihe ngo nta kuva iruhande, yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. ndakwibutsa, iyo Yobu ashyira ibyiringiro bye mu bana, byari kugenda bite? igihe imbisi zimubwira ngo bose bapfiriye rimwe, ariko uko abantu bahura n'akaga, ako kaga se ako sagahinda, ako sakamunani. Satani yamushakaga kamunani, ariko Imana ishimwe Yobu yiteguye urugamba mbere y'uko ruza. iyo Yobu yiringira abana, hari ukuntu umuntu agira abana akabashyiramo ibyiringira akumva afite amaboko. ariko jenoside yatugwiriye mu gihugu cyacu yahamije yuko kwiringira urubyaro, kwiringira abana ntabwo bihagije, kuko yaraduhekuye. ibyo rero bituma turushaho kwiringira Imana. none si yo yiringira ibintu, yari abifite pe, ariko Satani byose araza arabyora amaraho. muvandi, aho ntabwo ujya ukora ikoze ukiringira ibintu. reka ibintu ntabwo bihoraho. ubu se mu kanya gato ntabwo umutingito ushobora kuza ukabimaraho. none se ujya wiringira akazi warafuditse cyane. akazi, coronavirus yamaze gupuruvinga, yahamije yuko kwiringira akazi ntabwo ari garanti. akazi kagutenguha. ubuse ni abashomeri bangana iki bahise baboneka kubera coronavirus. niwiringira Imana ntabwo izigera igutererana. ndetse no muri bibazo bwabyo izabana nawe, izabana natwe. muvandimwe, ndakwibutsa, ndakwinginga, igihe twiga intwari mu kwizera, ndakwibutsa, ntukiringire ibintu birashira. ntukiringire abantu barahimuka. ntukiringire umubiri wagutenguha mu kanya gato. wari ikibonge akisanga arwaye ibishyute nk'ibya Yobu, akisanga yishimisha urujyo, akisanga byanze. ntabwo Yobu yigeze atekereza ko umubiri we wamuhinduka. use n'abantu bangana iki, bari ibikwerere, bari ibiduhagire, ariko coronavirus isi kubita hasi, bakisanga n'ubundi umubiri nta kintu bamariye. reka twiringire Imana yonyine, nitazigera idutenguha, ntabwo izigera idutererana. ibintu byaguca mu myanya y'intoki, akazi wakirukanwaho, ariko Imana yo no mu rupfu waruhukana nayo, ku munsi w'umuzuko ukazabana nawe by'iteka ryose. ikintu cya gatandatu nshaka kukubwira kuri Yobu turi kuganiraho, inshuti nyayo
iboneka mu kaga. Ndagira ngo iki kintu cyumve, inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Ndagira ngo wumve, inshuti ntizigutenguha, uzibuke ko Yesu atagutenguha. Reka tugire ikintu dutekerezaho gitoya kuri Yobu igice cya 5. Yobu yageze ubwo yari akeneye abantu ngo bamubi ruhande. Buri gihe umuntu ageze mu bibazo, nicyo gihe abantu baba bakeneye kumuba hafi. Ya magambo y'ihumure, ya magambo yo kumuhumuriza, ya magambo yo kumukomereza, za nkunga, ya financial support, inkunga z'amafaranga, za emotional support, inkunga zo mu bitekerezo, za spiritual support, za nkunga zo mu buryo bw'umwuka. Nicyo gihe umuntu aba azikeneye. Ariko uzasanga kenshi iyo umuntu yashize mu mwuka aribwo abantu bamuzanira inkunga. Is no longer in need of them. Ntabwo akizikeneye, yarazikeneye akiri mu bibazo. None waratinze cyane. Bavandimwe, inshuti nyanshuti uyibonera mu bibazo. Nubona umuntu agutura akakuzanira ibintu ariko uri muzima nawe wabyigurira, ukabona umuntu araguhamagara nawe utabura amayinite, ukabona umuntu akwitaye ariko nawe ubona hari uko umeze, ntabwo don't conclude, ntukanzure yuko ari inshuti nyayo. Ariko nabwo ntakwiye kubirika. Ariko inshuti nyanshuti, a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Inshuti iboneka igihe uyikeneye niyo nshuti nyayo. Inshuti iboneka igihe uyikeneye. Yobu yarageze aho babandi yagabiye, yarageze aho babandi yahumurije, yarageze aho babandi yafashije bamuba hafi. Ariko utekereza ko ariko byagenze, benshi baramutaye. Yobu igice cya 5 umurongo wa mbere haranditswe ngo, hamagara noneho hari wagusubiza. Uwo mubera watabaza n'uwuhe? Hari igihe kigera utabaza abantu ugaheba. Ariko icyo nkubwira, hamagara noneho hari wagusubiza. Imana yiteguye kukumva no kukuba hafi. Rero ndagira ngo nawe ngusabe uzamenye ko igihe umuntu ageze mu bibazo nicyo gihe agukeneye. Nawe ujye uprofita iyo occasion. Igihe azaba ageze mu bibazo ukamufasha, ukamuba hafi, azakwandika ahantu atazakwibagirwa. Kandi nubwo yabyirengagiza, mu mutima we aba afite igishinja kimwibutsa ko wamukuye ahakomeye, wamubaniye ahakomeye. Ikintu cya 7 nshaka kubwira kuri Yobu, urukundo nirwo mpamvu yo gukunda Imana, si ibintu n'abantu, kuko byo birashira. Ndagira ngo iki kintu cyumve. Satani mu birego yajyanye imbere y'Imana yagiye avuga ngo, none se ntiwagiye umurinda, niwamuhaye ibintu, niwamuhaye abantu, niwamuhaye ubuzima. Satani yaribeshye. Yarazi yuko Yobu akunda Imana kubera ibintu Imana yamuhaye. Yarazi ko Yobu akunda Imana kubera urubyaro yamuhaye. Yarazi ko Yobu akunda Imana kubera abagaragu yamuhaye. Ariko he was mistaken. Yari mu ikosa, yarafudikaga cyane. Ntabwo yari impamvu yatumaga Yobu akunda Imana. Kandi Yobu proved himself. Yari garagaje, yari shinjuye. Satani yagiye ashinja Yobu avuga ati Yobu agukundira ibintu, agukundira abantu, agukundira ABCD wamuhaye. Ariko Yobu aravuga ati no, ntabwo nkunda Imana kubera ibintu yampaye, si nkunda Imana kubera abana yampaye, nkunda Imana kubera urukundo rwayo, kubera ikiri cyo kuri jye, kubera umucunguzi twasezeraniwe. None ikibazo muvandimwe twakwibaza, ni ukubera icyo ukunda Imana. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Yobu yakunze Imana kugeza ubwo afata umwanzuro uteye ubwoba. Avuga muri Yobu 13 umurongo wa 15, yaravuze ngo, naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo. Yobu umubiri wamushizeho, abana bagiye, ibintu byagiye, amatungo yagiye, umugore yamwihakanye, inshuti zamuvuyeho. Yobu aravuga ati no, nubwo byose byanshiraho, sigaranye kimwe, sigaranye Imana. N'umubiri wamvuyeho, sigaranye Imana n'ubugingo bwanjye. Umutima wanjye uracyari mu Mana, uri mu mutamenwa. Yari yaramaze kurindisha ubugingo bwe, yari yaramaze kubushyira mu mutamenwa. Umubiri Satani awugirizaho nkana. Ariko Yobu ati no, ntabwo nkundira Imana biriya byagiye. Kandi Yobu yavuze ikintu gikomeye. Yavuze muri Yobu yavuze mu gice cya mbere ngo, navuye mu nda ya mama
igice cya mbere umurongo wa 10 na 22 navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye izina ry'Uwiteka rishimwe muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha haba no kubiherereza ku Mana muvandimwe Yobu anyigisha ikintu gikomeye ibintu twabonye biza nibuka ko navutse nta kintu mfite nubwo ntari mpari ariko nkurikije uko abandi bavuka umuntu avuka ari naked nta kintu afite yambaye ubusa kandi ari mu biganza bye nta kintu kirimo rero muvandi wabonye biza kandi byinshi byaje ari impano rero kandi byinshi byaje ari umugisha uvuye ku Uwiteka rero ntibikaguteranye n'Imana bikomukaho Yobu yasobanukiye ibanga amenya yuko ibintu yabonye biza bitagomba kwitambika hagati n'urukundo akunda Imana Yobu arabireka biragenda ariko agundira urukundo akunda Imana none muvandi ni ukubera icyo ukunda Imana ese uyu munsi kubera icyo ukiri gusenga ese uyu munsi kubera icyo ukibumbura bibiri ese kubera icyo uyu munsi ukitirirwa izina ry'Imana aho ntiwasanga ari akazi Imana yaguhaye aho ntiwasanga ari umugabo Imana yaguhaye cyangwa ushaka aho ntiwasanga ari ibintu Imana yaguhaye none nibishira uzabigenza ute ndakwibutsa ingingo turi kuganiraho ya 7 irakomeye iravuga ngo urukundo nirwo mpamvu yo gukunda Imana si ibintu n'abantu kuko byo birashira Yobu ibi yarabizi neza igitabo wifuzwe byose hari amagambo nkunda ntabwo ari ubwoba bw'igihano butuma dukurikira Yesu dukurikira Imana ntabwo ari ugukunda ingorano z'iteka Imana izaho ubwoko bwayo ahubwo tureba urukundo ruhebuje Imana yadukunze tukareba Karuvari tukareba umusaraba tukareba urukundo ruhebuje Imana yadukunze ubwo nirwo rutuma Imana tuyikunda birambwira ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda none muvandi niye mpamvu itumukunda Imana niba ari ibintu nibishuru uzayivaho niba ari umugabo nakwanga uzayivaho niba ari abana niba kubera ibirumbo cyangwa bagapfa uzayivaho ariko niba ari Karuvari niba ariyo motive niba ariyo mpamvu yo gukunda Imana kwawe ni ukuri nubwo ibyayo byakugeraho wayigumaho icyo nicyo cyaje gishoboza intwari umva ubutwari intwari nyayo ntabwo ikunda Imana kubera ibintu intwari nyantwari ntabwo ikunda Imana kubera yabonye PhD yabonye scholarship muri Sweden muri Amerika yabonye ABC no ntabwo igikwiye gutuma dukunda Imana ari ibintu birashira amushwa ndabizi neza ntabwo mfite akanya ngo nge serubivugaho we experienced such doom ibyo bintu twari hari agace runaka nabinyuzemo mu muryango wanjye ibintu birashira nibizagushuke kandi nibwirire n'abantu bajya gushaka my friends ndagira ngo nkwibure nudashingira ku rukundo ukunda umuntu ugashingira ku bintu umuntu afite uzaba ukunze ibintu ntuzaba ukunze umuntu nugera mu rugo bigashira reka mvuge ko ugeze mu rugo bikaba bigihari ariko you will lose joy in the family uzabura umunezero n'ibyishimo mu rugo rwawe for sure uzaba ufite ibintu ako ntabwo uzaba ufite urukundo wagize ingorane ukunda ibintu ni by'ukuri ibintu wakunze urabifite ariko si ikibazo ushobora gukunda umuntu no gukunda umuntu ni impano y'Imana rero niba warakunze ibintu bizakubiza icyuya nugera mu rugo kugira ngo uzihingemo gukunda uwo muntu it will be totally impossible ntabwo bizigera bishoboka impamvu nyayo ikwiye gutuma abantu bashakana ni urukundo impamvu nyayo ikwiye gutuma abantu baba abakristo ni urukundo Imana yabakunze rugatuma nabo kuko urukundo rubyutsa urundi rukundo urwo rukundo rugatuma nabo bayikunda kandi impamvu nyayo izatuma umuntu aba intwari ni urukundo umuntu akunda Imana impamvu nyayo izatuma umuntu ajya mu ijuru ni urukundo umuntu akunda Imana kubera Yesu watanzwe Karuvari iyi ngingo nashaka usa n'uyivugaho kandi uyitekerezeho kubera icyo ukunda Imana muvandi aho ntiwasanga ari bya bindi nibishira uzareba ntabwo uzakomeza kuyigumaho Yobu yayigumyeho aravuga ati naho yanyica sinzayivaho ikintu cya 8 turi kwegereza umusozo hari umuntu witwa Cormac McCarthy yavuze amagambo avuga ngo urupfu ni ikintu abakiri bazima bagendana urupfu ni ikintu abakiri bazima bagendana Yobu mwibuke yavuze ngo naho yanyica napanyiringira this is very powerful
iki ni ikintu gikomeye. Yobu yazirikanye ko urupfu n'ubundi yava ku Mana yayigumaho n'ubundi azapfa. Aravuga ati no, aho kugira ngo nyiveho n'ubundi nzapfa, let me stay firm, reka nkomeze nyinambeho, nibura ninapfa nzapfe nyiringira. Iki ni ikintu gikomeye umuntu wese akwiye kuzirikana. Rero urupfu ni ikintu abakiri bazima bagendana. None muvandi, kuzapfa wenda wagira n'amahirwe Yesu akazaza ukiriho, azasanga uri mu ruhande rwe cyangwa azasanga waranduranyije nawe. Iki ni igihe cyo kuba intwari imbere y'Imana mu gihe dusoza amateka y'isi. Icya 9, Yobu yahowe agati ariko afite ubuhamya bufatika. Twasomye muri yo gice cya 2 umurongo wa 4 umurongo wa 3, Uwiteka rivugira ngo nubwo wanteye kumugira nabi nkamuhora agatsi, ariko nubwo yahowe agati Yobu afite ubuhamya. Yobu igice cya 31 umurongo wa 16 kugeza 34, umva amagambo. Hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahebya amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanjye imfubyi ntibiboneho, ahubwo uhereye mu busore bwanjye yankuriye iruhande ndi nka se, n'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama. Niba hari uwo nabonye wishwe no kubura umwambaro cyangwa indushyi ibuze icyo kwiyorosa, niba urukenyerero rwe rutampaye umugisha, kandi ntasusurutswe n'ubwoya bw'intama zanjye, niba narabanguriye imfubyi ukuboko kuko mfite umfasha ku irembo, noneho urutugu rwanjye ruratandukana n'umubiri, n'ukuboko kwanjye kuvunike gutane n'igufwa, kuko ibyago biva ku Mana. Byanteraga ubwoba, simbona uko mbasha kwihanganira gukomera kwayo. Reka ntaruke njye ku murongo wa 29. Hari ubwo nishimiye kurimbuka kunyanga, cyangwa nkishyirishwa hejuru nuko ibyago bimugezeho, ahubwo sinakundiye akanwa kanjye gucumura ngo mwifurize gupfa muvumye. Hari ubwo abiwanjye batahamije bati hari umuntu wabona n'umwe wavuga yuko adahagira mu rugo rwe. Nta mushyitsi naraje hanze, ahubwo umugenzi wese naramwugururiraga. Hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, mbitewe no gutinya iteraniro rinini, ngaterwa ubwoba no kugawa n'indi miryango. Umva, Yobu yahowe agati ariko yari afite ubuhamya. None muvandi, kwa kaga gashobora kuba kakurindiriye, kandi ko abantu badahuza ibyago n'ingorane n'ibigeragezo n'itanura, burya ntabwo duhuza itanura, ko abantu badahuza ibibazo, aho we nugerwaho uzasangwa ufite buhamya ki? Mbese uyu munsi ufite buhamya ki? Wijya kure, we witangira ubuhe buhamya? Ariko baza umutima ntiwibeshye, kuko umutima urusha ibintu byose gushukana, ariko ntiwibeshye kuko ntabwo wawuharuswa ngo uwemere. Witangira ubuhe buhamya? Ko Yobu ari kubwitangira, ariko n'abantu babumutangira, tena n'Imana ibumutangira. None tugiye mu rugo iwawe bagutangira ubuhe buhamya? Niba iwawe mu rugo utahabonera ubuhamya ngo handikwe igitabo cy'ubuhamya bwawe, rwose pfukama uyu munsi usaba Imana iguha ubuhamya bwemewe n'ijuru. Imana ubwayo igutangira ubuhamya. Icya 10, ibyiringiro byoroshya imibabaro. Burya kibi cya 10 tujye kuganira. Burya ibyiringiro byoroshya imibabaro. Iki turagisoma muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 25 ndageza ku murongo wa 27. Ibyiringiro kwishwe ry'ibyiringiro ni hari publicity ivuga ngo ibyiringiro, avuga uburyo ari umutamenwa, ni ingabo y'umutamenwa. Reka twumve Yobu 19 umurongo wa 25 kugeza 27. Harantswe ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Umva ibyiringiro. Mbega abantu batagira ibyiringiro baragowe. Uzi kugera mu bibazo ukavuga uti nta joro ridacya n'irizacya, hari iryakeye n'irizacya.
ndagira ngo mbabwire ibyiringiro turabikeneye mu itangira ry'urugendo, hagati mu rugendo no ku iherezo ry'urugendo. Ibi byiringiro ukuntu byatumye Yobu atumva imibabaro kandi yari muriho, atari ko by'ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye rumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Yobu yize icyigisho gikomeye, yiga umucunguzi we ko ari Yesu uzaza, tena yiga yuko hari ijuru rishya, yiga ko urupfu atari ryo herezo ry'ubuzima, yiga yuko hari ibyiringiro hirya y'igituro. Cya cyigisho nakwigishije muri iyi lockdown, wakireba kuri YouTube, ndumva namaze kugishyiraho muri iki cyumweru, namaze kugishyiraho. Hari ibyiringiro hirya y'igituro, ibyo Yobu yabyize neza. Icyo ngicyo ushobora kubyumva, ari bavandimwe dukeneye ibyiringiro. Reka tujye ku cya 11, tugiye gusoza. Kandi icyo nakubwira cya 11, burya nta cyigisho cy'Imana kibura umusaruro, nta cyigisho cy'Imana kibura umusaruro, cyangwa se rikamyitemye, nta tanura ry'Imana ribura umusaruro. Oya, itanura ryose Imana yemeye ko rigera ku mwana wayo, haba hari production, hari umusaruro Imana iba yiteze muri buri tanura. Reka uwumve kuri Yobu 42 umurongo wa mbere kugeza 6, aravuga ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, ubwo kandi tugeze ku iherezo rya Yobu, ari kugenda avuga itanura rigiye kurangira, ari kumva rirangiye. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti, uwo ninde uhisha inama kandi utazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, ni ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi. None humva, ndakwinginze, ngiye kukubaza, maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko none amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Hano nongeye gutera umwete abantu bazakurikira iki cyigisho cya Yobu. Mbateye umwete kuzakurikira icyigisho kuri channel yanjye ya YouTube, n'ubundi n'amazina yanjye, ariko muzakurikira icyigisho gifite umutwe uvuga ngo nubwo bisharira birimo umugisha. Tekereza iri tanura Yobu yanyuzemo, tekereza uburyo byamushariririye, ariko harafi kwihereza akavuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko none amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinuka, nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Mwani magambo, Imana irifuza ko abana bayo bava mu bubi bajya mu bwiza, kandi bakava mu bwiza bajya mu bundi. Imana rero yemeye kwitanura rikugeraho, ntabwo ari kubusa. Haba hari irindi yereko Imana yifuza kugwa. Ibyo wumvishije amatwi, Imana ikifuza ko noneho ubirebesha amaso. Imana wumvishije amatwi, ikifuza ko uyirebesha amaso. Yobu ubwo buhamya yarabugize nyuma y'itanura, kandi Imana ishimwe. Icya 12, ipica yo gukomorerwa, nacyo nakivugaho dusoza. Ibya Yobu nanone binyigisha ipica yo gukomorerwa. Dusoma Yobu 42 umurongo wa 10 kugera 17, haranditswe ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. 12. Nuko Uwiteka ahera Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Kiziya, n'uwa 3 amwita Kerenihapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. 16. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apashaje ageze mu zabukuru. Yobu cyo nababwira, nyuma yuko yahuye n'itanura, God extended Yobu nyuma yo guhura n'itanura akuba Imana akayinambaho, Imana yongereye
igihe cye cyo kubaho. Maze nyuma Yobu abona indi myaka 140 yabayeho yinjoyinga cyangwa se anejejwe n'ibyiza biva mu gukiranukira Imana. Ariko ntabwo aricyo ngendereye kubabwira, ahubwo ndashaka kubabwira hano hari icyigisho gikomeye cy'ipica yo gukomorerwa. Hari restauration dutegereje abana b'Imana. Ngo hano nyuma yuko tunyuze muri iyi si tubabara, twicwa n'izuba n'icyokere n'ubuzima busharira, agira ngo nkwibutse na Black Friday ya Yesu, ya Friday y'umukara, kwa gatandatu h'umukara kwa Yesu, igihe yabambwaga kuri Yesu. It was a Black Friday, wari uwa gatandatu wijimye. Ariko ndagira ngo mbibutse Yesu ari igihe abantu bashobora gutekereza yuko atazongera kubona umucyo, ariko nubwo yanyuze muri iyo Black Friday, wari uwa gatandatu umeze nabi, urumva yakubiswemo, yanzwemo, yahuye n'umujinya w'Imana, asogongera ku Imana ihana icyaha kandi yemera kuba icyaha, Imana iramuhana. Byasaga naho nta glorious day azongera kugira, nta munsi w'icyubahiro azongera kugira. Ariko nagira ngo mbabwire, the Black Friday was followed by the bright Sunday. Nubango ibyari Black Friday, ibyari wa gatandatu wijimye, byakurikiwe na bright Sunday, byakurikiwe n'uwa mbere urabagirana. Amen. Ndagira ngo nibutse abantu b'Imana, nubwo waba uri mwitanura twagereranya na Black Friday, byagereranywa na wa gatandatu Yesu yahuye nawo wijimye. Ndagira ngo wibuke yuko there is a bright Sunday beyond the Black Friday. Hari uwa mbere ushashagirana, urabagirana, umucyo hirya y'ibintu uri kunyuramo twagereranya n'uwa gatandatu wijimye. Ndagira ngo rero nkubwire ko twize intwari twanzure dutyo gusa, dusaba Imana iduhindurira intwari. Ndagira ngo nsoreshe aya magambo nkwibutsa yuko igihe ufite ibibazo muri ubu buzima, ndakwibutsa ko na Yobu nubwo yongerewe indi myaka yo kubaho, ntabwo ibibazo byose yari afite yaboneye ibisubizo muri ya myaka 140 y'inyongera nyuma ya buriya buzima yanyuzemo. Oya, ndagira ngo nkwibutse hari ibibazo bizasubizwa tugeze mu ijuru. Ihanganire kuba uri mu isi hari amasengesho wasenze utigeze ubonera ibisubizo. Byihanganire kuko turi mu isi y'icyaha, hari ibisubizo tuzabonera mu ijuru for sure. Ihangane rero. Soresheje aya magambo, Gospel Workers ni yandi natangiriyeho, page 262. Umva uko bavuga mu Cyongereza: kwizera kureba hirya y'ibibazo maze kukagundira itaboneshwa amaso kandi Ishoborabyose. Kubw'ibyo ntigushobora gutsindwa. Kwizera ni ugukomeza ikiganza cya Kristo mu bikomeye byose bibasha kutugeraho. Ndasubiramo: kwizera kureba hirya y'ibibazo maze kukagundira itaboneshwa amaso kandi Ishoborabyose. Kubw'ibyo ntigushobora gutsindwa. Kwizera no gukomeza ikiganza cya Kristo mu bikomeye byose bibasha kutugeraho. Imana dushoboze gukomeza ikiganza cyayo, kandi mwitanura muri Black Friday twaba turimo, muri uyu wa gatandatu wijimye, dukomeze kugundira ikiganza cy'Imana nka Yobu, maze turebe, tuvuge nka Yobu tuti nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, maze turebe hirya ya Black Friday tubonemo bright Sunday, tubonemo uwa mbere ushashagirana. Uwa mbere ushashagirana nshaka kuvuga ni igihe Yesu azaba agarutse, maze tugakomorerwa byuzuye, maze tukabaho mu munezero unejeje. Nkwifurije kuba intwari, Imana ikubabarire aho wabaye ikigwari, kandi imbere y'amazina yacu mu ijuru handikwe kunesha mu izina rya Yesu. Mwami wacu mwiza, tugushimiye ko waduhaye Bibiliya. Igihe wayiduhaga turacyavuga ko wari utwihaye ubwawe. Mwami, tugushimiye ko ijambo ryawe ridasaza, riraryoshye, rifite amavuta, kandi ritanga ibyiringiro, ritanga kwizera, ritanga umucyo, ritanga ubugingo. Mwami, turagusabye ngo muri iki gihe dushobora kuba turi mu itanura, nta bantu babuza amatanura, ariko itanura umuntu wese yaba arimo, twagereranya na Black Friday, uyu wa gatandatu wijimye nk'uwo Yesu yanyuzemo muri wa munsi wa nyuma ku isi. Turagusabye Mwami ngo natwe ubwo turi mu isi mu munsi wa nyuma twagereranya na Black Friday, udushoboze guhanga amaso Umwami utaboneshwa amaso, maze duhanga amaso igitondo cy'umuzuko, igitondo kirabagirana, maze dukomeze kukunambaho. Mwami,
tubonye Yobu uburyo yakunambyeho, nta kindi kintu yakoresheje, yakira Imana muri we maze ubugingo bwe abuhisha mu mutamenwa ukomeye ari we Yesu. Turagusabye natwe mu iki gihe udushoboze kwihisha mu Mana, kandi twitegura akaga mbere ko katugeraho, kandi kirutaho uzaduhe kuboneka mu gitaramo cy'abera, mu gitaramo cy'imihigo, mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu. Amen.